kudusura Imana yahamagaye akabona aho kuryama akabona icyo kurya akabona n'icyo kunywa tugashyiramo ameza n'igitereko cy'itabaza kugira ngo igihe cyose aje kudusura abone kurya. Abadamu muri beza iyo umudamu avuze ngo inkoko ibaga irabaga ntibaga kandi yavuze ngo ntibaga iyo yavuze ngo uyu mushyitsi tumwakire baramwakira kandi ntabwo bamwakira kandi nabwo yavuze ngo nataha. Iyo umugabo abyanze hari igihe umugore abwira ngo sohoke musigarane muri ubu buzima bwa none kandi kigenze ufite no kugira none ngira ngo mbabaze kuba mwubakishije inzu yo hejuru ni uko azi icyongereza kenshi ni igifaransa cyiza ni uko afite kote broke ni uko ari neza finyore beauty ni uko yagira akazi musubize ni uko ari umuntu w'Imana we ni mubaha Imana ba mama ni ukwiteganyiriza baba mubaha Imana neza mutavangavanga ni ukwiteganyiriza rubyiruko Rwanda rw'ejo niba mukeneye kuzagera kure ni mubane n'Imana neza izabariza. Haleluya tudatinze inzu barayubaka bashyize n'igitanda bashyize n'ameza igitereko cy'itabaza icyo kurya n'icyo kunywa ngo Yesu ajyanye imbere y'inzu arangije ararekonesa arangije aratekereza arazirikana kuba aryamye muri iyi nzu ntacyo dupfana n'uyu mudamu ntiduhuje ubwoko ntitwigane ntitwanahanye kuba bimureye ni uko Mana nanjye ntubaho none nicyo uyu mubyeyi twamwita arangije arabitekereza ahamara umugara w'igeze yazibura mu mubyeyi sikwimanuka kabiri ko yibagiye kwa kabiri sikwimanuka gatatu undi nayo ijambo bagamije kwa gatatu sibyo muzahawe ku cyumweru sibyo muzahawe aho muri gusengera muri karitsiye sibyo uzahawe tuyikorere dutinde tugira umushyitsi kuko amavi yose azavuganira Imana indimi zose zikaba zivuga zisubizo Imana. Dushima Imana ko twongeye kubana ibyo se kwivuga nta kibazo. Nitwa Mushinzimana Felix nubatse ntuye aho bita Igihowe ni mu murenge wa Jari akarere ka Gasabo. Tudatinze dusubije mu Imana igitabo cya kabiri cy'abantu igice ni icya kane dusome umurongo wa 28 n'uwa 29. Ninde dukoresha muri mwe uzi gusoma neza wahasome igitabo cya kabiri cy'abantu igice ni icya kane asoma umurongo wa 28 n'uwa 29. Ndashaka kubakoresha si uko ntazi gusoma ariko ni ibintu dufatanye twese gukorera Imana. Ninde uhageze igice cya kane ba kabiri igice cya kane umurongo wa 28 n'uwa 29. 28 aravuga ngo abami ba kabiri igice cya kane 28 na 29 aravuze ngo umugore aravuga ati mbese igihe wasabye databuja umwana w'umuhungu sinakubwiye nti wibeshye. Elisa abwira Gehazi ati shebura wende inkoni yanjye ugende kandi nubura n'umuntu wese nkumuramutse ukuramutsa nkumusubize maze iyi nkoni uyijyane uyirambije ku maso y'umwana. Haleluya. Twarangije gusoma ngaho nimwemerere ubombe Bibiliya munamuke mwicare neza nk'abagiye kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kuvanamo imbere bivuga ngo nyir'inkoni yigize
uvuze ngo iki kuvuga n'abarwagisemuka kandi uvuze amafaranga mwabivuga muri poromoso muvuge ngo nyiri inkoni iyizi murakoze iziri nkuru za Yesu bibiri tubwire yuko Elisa ngo yagiyeho bita Ishunemu ageze Ishunemu ngo ahurayo n'umugore w'umukire niko bibiri ivuga uhereye ku mirongo ya nkuru ntabwo twasomye ariko niko bivuga ngo uwo mugore amwitegereje aravuga ngo wanyemerera ukaze wajya kugaburira bibiri iravuga ngo aramuhata mu kindi kinyarwanda aramwinginga ngo igihe kigeze Elisa agira ate ngo agiyeyo uyu mugore w'umukire aramugaburira ngo ikindi gihe Elisa asubirayo wa mudamu aramugaburira ikindi gihe Elisa asubirayo wa mudamu aramugaburira uko Elisa agenda ngo uyu mudamu arimo aramugenzura ubundi mureko museka mwese uwo murimo muragenzura nanjye uza kubasura murangenzura ku gato no ku kanini kandi mubikora ku bucece ariko icyo bari batugenzura bagira basanga turi abana b'Imana amen reka mugende nawe barapamburamo barakuzi niba uhagaze neza mu ijambo ry'Imana barabizi niba uvangavanga nabyo bagize ngo uyu mudamu wamaze kumugenzura arangije kwibuka aramubwira ngo mugabo wanjye uyu muntu w'Imana uhora utunyuraho nabonye ari umuntu w'Imana we mbibutse nta muntu uri ku isi we kereka Imana wenyine ariko uyu musore mu kazi abwira umugabo aravuga ngo nabonye ari umuntu w'Imana we yo muvuge ngo yo none wanyemerera tukamwakira icyuma cyo hejuru mu gihe yaje kudusura Imana yamamagaye akabona aho kuryama akabona icyo kurya akabona n'icyo kunywa tugashyiramo ameza n'igitereko cy'itabaza kugira ngo igihe cyose aje kudusura abone kuryama abadamu muri beza iyo umudamu avuze ngo inkoko ibaga irabaga ntibaga kandi yavuze ngo ntibaga iyo yavuze ngo uyu mushyitsi tumwakire baramwakira cyangwa ntabwo bamwakira kandi nabwo yavuze ngo nataha hari igihe iyo umugabo abyanze hari igihe umugore abwira ngo sohoke musigarane umugabo akavuga ati aho kugira ngo asenge urugo ntagende n'ibyo si byo kugira ngo asenge wanyemerera tukamwakira icyuma cy'ejo ndashimira Imana kubaha Imana ni ukwiteganyiriza haba muri ubu buzima bw'uyu mubiri ikigeretse dufite uburyo bwo kuvamo twese tuvuga amen iyo wubashye Imana utavamo ufite inyungu muri ubu buzima bwa none kandi ikirenze dufite n'ubugingo ababyakira tuvuga ngo sesa bivuga ngo nugenda mu by'Imana nawe uzaba wikubira umuriro n'amazi ariko nubigendemo neza uri umukobwa uvangavanga ufite inyungu muri ubu buzima bwa none kandi ikigenze ufite n'ubugingo none ngira ngo mbabaze kuba mwubakishije inzu y'ejo ni uko azi icyongereza kenshi ni igifaransa cyiza ni uko afite kote broka ni uko ari neza finyore beauty ni uko yagira akazi musubize ni uko ari umuntu w'Imana we ni mubaha Imana bamama ni ukwiteganyiriza bapapa mubaha Imana neza mutavangavanga ni ukwiteganyiriza rubyiruko Rwanda rw'ejo niba mukeneye kuzagera kure ni mubane n'Imana neza izabariza Haleluya tudatinze izuba ryubaka bashyize n'igitanda bashyize n'ameza igitereko cy'itabaza icyo kurya n'icyo kunywa ngo Elisa arya
arangije ararekonesa, arangije aratekereza, arazirikana kuba aryamye muri iyi nzu ntacyo dupfana n'uyu mudamu, ntiduhuje ubwoko, ntitwigane, ntitwanahanye, kuba bimureye ni uko mwana nanjye ntubaho. None nicyo uyu mubyeyi twamwita. Arangije arabitekereza, ahamagara umugaragu yazi muri mu mubyeyi, dushingiye ku bw'ineza uyu mudamu yatugiriye nicyo twamusabye. aramubwira ngo muhamagare. Umudamu araza, Elisa aramubwira ngo urashaka kumenyekana ku mugari w'ingabo cyangwa urashaka kumenyekana ibwami? Elisa yari afite ubushobozi bwo kukumenyekanisha ibwami no kukumenyekanisha ku mugabo w'ingabo. Urashaka kumenyekana ibwami cyangwa urashaka kumenyekana ku mugabo w'ingabo? Umudamu ushaka akazi yarabona umuco, ariko ngo sinshaka kumenyekana ibwami, sinshaka kumenyekana ku mugabo w'ingabo, ngewe icyo nkunda nkunda kwemera mu bantu. Umudamu aragiye. Elisa aragiye. Si umudamu nicyo twamusabye kujya kubitekereza. Gehazi garuka, niki uyu mudamu twamusabira ku Mana? Gehazi arangije atanga sevena muri literari, nirukanye Gehazi uko utangira umuhangano. Uzi ukuntu Gehazi atangira bamwe ngo ufite umutwe uhombanye, ngo ufite umunwa uhenga, ngo warwaye amavunja, ngo nta cyongereza uzi, ngo nta gifaransa uzi, iwanyu ngo muri abapingi, iwanyu muri abakene. Ariko ntangaje muri literari, na nyuma ya zero Imana irakora. Ababyaciye muvuga ngo haleluya, na nyuma ya zero Imana ifite irakora. Gehazi arangira aravuga ngo uriya mudamu nta mwana w'umuhungu bagira, kandi kigeretseho umugabo wageze ati arashaje. Agira ngo musubize, yaze gutanga intama aho bihurira arabaza. Bavuze umugabo arashaje, ntiyatera niwe utanga intama. Ntangaje muri literari, ibimenyetso byarangiye ntibibuza Imana gukora. Ubisubize, ibimenyetso byarangiye ntibibuza abadacu. Haleluya, ibimenyetso byarangiye ntibibuza. Bivuze iki? Sara kijya mu mihango, Imana iravuga ngo azabyara. Inshuti zamuretse ntibibuza Imana gukora. Ababyeyi bakuvuyeho ntibibuza Imana gukora. Wadakora ukabona byaza ntibibuza Imana kutazamuha akazi. Ibimenyetso byarangiye. Nimukomere Imana amashyi. Ishimwe. Ibimenyetso byarangiye ntibibuza Imana gukora. Muvuge gusa sana. Barose ntibibuza Imana gukiza. Bakuzinze ngo uzabyara ntibibuza Imana gukora. Bapanze ngo utoragure amashashi mu muhanda, ngo ubikide buhire, ngo ucireho, ntibibuza Imana gukora. Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza. Mana si rimwe kandi si kabiri, Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza yawe. Ahara Maria wahinduye umunezero. Maria, ahara Maria wahinduye umunezero. Subiramo, ahara Maria wahinduye umunezero. Haleluya. Nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Niko Gehazi yavuze. Arangije aramubwira ati mubwira aze. Ngo umudamu araza, atumva uko Uwiteka avuganye nawe mubyeyi mu mwaka utaha uzaba. Umudamu aravuga ati muntu w'Imana wibeshye umuriro, vugira ibindi icyo cyerekezo. Ariko ndashima Imana ko n'ibyo utareba
kunkorera bikoze ku mutima bikoze ku mutima mwami we mwami idahogora bikoze bikoze we bikoze ku mutima mwami we mwami abagifite amaboko tuyazamure. Hari ishuri rimwe umwarimu yigishagamo, ariko iryo shuri ryari rifite umuterankunga. Umuterankunga abwira mwarimu uti uze gushyira abana ku murongo, hari imfashanyo nabemereye ariko ntizibakwiye, uze kubashyira ku murongo aho uziza kugarukira abatazibonye ibihangane. Mwarimu aravuga ngo hari umwana nanga ndamushyira inyuma kugira ngo imfashanyo neza imuzuze. Muzi kuvuga imfashanyo ni nziza, abana bose ku murongo, kanaka inyuma, umuterankunga aje ahera inyuma. Mwarimu yagiye muri koma, uyu mwana ndamwanga Imana iramukunda, uyu mwana ndamwanga Imana iramukunda. Ntabwo tubayeho ku migambi y'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ababaye ku mugambi w'Imana muvuge ngo amen. Ababaye ku mugambi w'Imana amen. Manzi kubinyura ugera kujya kuvuga ngo manzi kubinyura, bakavuga ngo pa, Imana ikavuga ngo baho, bakavuga ngo ubuzima burarangiye, Imana ikavuga ngo buratangiye, bakavuga ngo nta gisimba reka, Imana ikavuga ngo ndaguhaye. Mu mwaka utaha uzamukikiye umwana amapesi, ntabwo ari nk'abahanzi bavangira ngo mutabyara umuhungu nuko Imana ivuga. Abantu babikaniye umuhanuzi, niba Imana itavuze ceceka. Iyi nzu ni iyanyu cyangwa ufite akazi? Dayimoni no kuvangerwa ashe. Ufite akazi warabyaye umwaka utaha uvuga ngo uzaba ucikiye umwana w'umuhungu. Iyo Imana ivuze iraperesiza, iyo ivuze ngo ndatabaye ibitaha, iyo ivuze ngo ndakugaburiye ibikugaburiye. Nuntabaza n'abarantaba ntuzasubiza mu mubabaro wanjye. Nuntabaza ntuzasubize mu mubabaro, uzawunyerere, uzawunyerere. Nigutabara izagutabare. Ndatinze ngure, ndatinze umudamu abasaba aba yambaye mabiniye mudamu atangira guhurwa. Ndatinze amezi abiri, atatu, caca, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda. Umwana baravutse, havuka umwana w'umuhungu nk'uko umuntu w'Imana. Umwana abayeho arakuze ngo amaze gukura asanga papa we mu murima n'abasaruzi, niko bibivuga. Ngo umwana akimara kuhagera ataka umutwe inshuro ebyiri, aravuga ngo umutwe we
uwo mwanya umwana ashiramo umwuka. Umudamu afata ya ntumbi ya wa mwana ayijyana mu cyumba cyo hejuru aho umukozi w'Imana bamucumbikije, ngo arangije akingirana intumbi. Elisa ngo yaregeyeho biti Karumeli. Mbibutse uyu mwana amaze gupfa yayihishe umugabo. Wabishobora mama? Wahita ati namwishyuriye tiki, uranyishyura muhanuzi, namwishyuriye n'itibu, inzu ikagenda muguriye shaka urabeshya. Mama genda gakeya, we gusakuza mu kigeragezo hari ukuntu Imana ishaka kukuyereka. We kwita sipisi, we kwinyanyagiza. Nenda ushobora mama wafata intumbi ukakigera niko bibivuga ngo akingirana intumbi. Ngo arangije atumizaho umugabo ari mu murima w'amasaruzi. Sheri unyohereze indogobe n'umugaragu, numara kuryohereza tugiye i Karumeli kujya gushaka wa muntu w'Imana. Umugabo aramubwira ngo ko atarimo muri kosa z'amezi z'ukwezi ni amahoro. Umudamu aravuga ngo ni byiza, ariko mu by'ukuri ni byiza. Ni byiza ko Imana itwongereje iki? Imana ituma imbaraga zo gukomera muri izi kwigisha turabizi, gutaraka tugakora za jeste. Ariko kuri tebe niho dusaba nakajya gakiza n'umusenge nuko bahagaze imbere kuri tebe amakara yashize turebe ko udatuka umugabo. Ngura umugabo ndabona urinda umugabo akabona umurizo umwana bati ndiyo kandi kigerageza kirakusunguza kigapima kwizera kwawe. Ugatangira ukabwira ati iyo mbimenya se Imana aragushatse. Mama n'uwo ubisubizo byararangiye, papa n'uwo ubisubizo byararangiye. Imana iduha imbaraga zo kugerageza bike. Amusheshe dogo arangije kumugara ihute, ndakubwiye ngo ugende wihuta, kereka arimo ubona ngo ugende gake nibwo ugenda gake, ariko ugiye kubwiye ngo wihute idogo beta ngo Elisa wabonye kure abwira umugaragu genda usanganire dore niwo mushume mu kazi. Nurangiza kumusanganira umubaze umugabo ni amahoro, unamubaze umwana ni amahoro, nawe ubwe ni amahoro, uramusanganira. Umuntu w'Imana arabwiye ngo umubaze umugabo ni amahoro, ni amahoro, umwana ni amahoro, we ni amahoro. Nawe ubwawe urabona ko bibirivu yego ni amahoro. Reka umudamu uzi guceceka mu kigeragezo. Mana iduha imbaraga zo guceceka, maze muri Imana ngo Imana ikaduha imbaraga. Mana mu ijoro afata ikamera mu buzima bwacu bugoye bubi, uduha imbaraga zo guceceka mu kigeragezo. Biragoye, umudamu ntiyashira umuntu w'Imana yisari urangije kumubona we yihuta ajya kuryama ku birenge byari bya Elisa. Abakozi b'Imana batavangavanga mu bantu, muvuge ngo bubaho, abatavangavanga bubaho, abakorana n'Imana neza bakagera ku bw'Imana y'ubutumwa bw'Imana ni bubaho. Baragenda aryama ku birenge byazi bagenda agiye kumukurubana. Abajyazi n'abacana n'Imana bamuvane ku birenge by'umukozi w'Imana. Elisa aramubwira ngo umureke, uyu mudamu afite agahinda nubwo Imana yabishe. Muri iki gihe cyose Imana iravuga duhita bigeze kuvuze umva kwivuza Imana ni nadi ni iravuze ra Imana ni nadi tuzi wana wevuga ngo zitire dio nawe adeperi kera gatanga tuvuga ngo Imana ni nadi. Imana ni menyeko, Imana ni menyeko. Elisa
yavuye nareje kukureba ngo uze umusenge Imana imuze ese aravuga ngo simboletse cyakora ni kumwe n'umugaragu wa Gehazi. Gehazi akingwa n'iyanjye nurangiza nuhura n'umuntu we wese akakuramutsa ntumura ugusuhuza umwikiriza maze iyi nkoni ugenda uyirambike ku mwana wapfuye agera ate azuba. Gehazi abavuvuze agenda atangura iyi nkoni irazuba umuti yewe ndahanura n'igisenge nakoze ibitangaza n'uruhengeri ibyo mukoreye n'amasheke sikizakora urusizi, ibyo akoze urusizi sikizakora rubavu, ibyo akoze huye sikizakora mu ruhango. Vuga Yesu we kugenda wira ugiye ngo uzi ikuntu kugiye mpa iyo muri mayibone abageze kuri ya ntumbi suka vuba suka wapi umuti zuka umudamu aravuga ngo ndashaka nyir'imana, bavuga ngo nyir'imana yize wese tuvuga ngo amen nyir'imana cyane yize. Mu Giswahili baravuga ngo mwenye fimbo aje, mwenye fimbo akuje. Ni yize Gehazi simuzi ntabwo ari uw'amanura ndashaka nyir'imana bisobanura Gehazi baraje twarategereje turatagambana ariko mwenye fimbo akuje fimbo akuje mwenye fimbo yize iyo yaje agakora kuri kanseri y'ibere zikagenda ariko Gehazi iyo baje bica umuti kanseri isohoka sohoka mabi dayimoni sohoka ugasanga dayimoni igiye kugucira bigenda nyir'imana isa ese aravuga ngo ishingiye neza umudamu wawe reka nyine sengera umwana ngo arangije araza aheza abantu heza amajwi yose ari hanze wiherane na Yesu, heza inshuti n'abavandimwe iherane na Yesu ngo afata yangu. Bibiliya iravuga ngo ayibararaho umunwa ku munwa, amaso ku maso, amaboko ku maboko, amaguru ku maguru. Aravuga ngo nshingiye ineza y'umudamu yanjye uyu mwana ufite ubuzima ngo agiye kumva yumva inkumbi irashyushye vuga ngo haleluya wibuje n'ibishyushye ese ngo hazasohoka gatoya atembera yize bazemba mana wishishwa mana izina ryawe rimenyekana ngo rugera agaruka Yesu we yubara kuri ya nkumbi ingingo zose ku ngingo ngo agiye kumva yuko umwana yitsamuye rimwe vuga ngo rimwe yitsamura kabiri vuga ngo kabiri gatatu kane gatanu gatandatu kabiri ngo aritsamura umwana barana bijye arangije n'unamuka Imana gusubiza mu bugingo buzima. Haleluya Elisabeth yavuze ngo hamagara umushune mu kazi azajyana umwana we mana we ngo umushune mu kazi araza ngo aryama ku birenge bya Elisa kubera igitangaza Imana yagize nyir'imana yize uwo nyir'imana tuvuga ni Yesu wabwakanye yote akazuka uvuga bikara yategeka yote bigakorwa nyir'imana Yesu yategeka Gehazi baraje wapi inshuti zaraje wapi ngo bamuyambara barakwijeje bajyana sebe bazagusabira akazi baratagangaye nyir'imana Yesu tuvuge ikaze nyir'imana Yesu yize wamuka bayamushaka kufitiza umuntu yize mwenye fimbo ake mwenye fimbo akuje yigize ibidafite ishusho yarihiziye wari wakwekagera akazuka ibitambamye akabitambamura urufite n'intege agahabwa imbaraga waneshwana akanesha
wiyiziye ibidafite ishusho bihabwa ishusho. Dusenge Imana ibamperutisha kuko ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Yesu ni wenyine ufite igisubizo cy'ibibazo byose. Icyo tujya kumubwira ngo twongerere kwizera ukwakoraga kera none munsi kugikora ntabwo nyir'ibintu n'ibihe twebwe twahindurwa n'ibihe ariko Yesu wowe ugihindurwa n'ibihe. Uwo nyir'inkoni twavugaga ni Yesu wakuye akazuka uvuga bitaba yatajyaga bigakomera. Wabona dusenge amasezerano asohoye